naravuga ngo umuhanure wanze kumuhanura none tuzabigenze gute ageze naho tuzaza kuko mu mashati none nakubwiye iki turahangana nakubwiye iki sinabikubwira ngo katanye kwinjira nawe uri ikigo ndi umuntu nkeneye kuzabaho nanjye ngatera imbere kuki wemeye gutwara ababyeyi banjye bose bagapfa ma asenge ubusukure kurukangira ikigo nyamubyeyi njyenyine nawe uri ikigo none utamuhanura hari umunsi ndamuhanura kuko aramuza ngo nyine ndamuhanura wowe ibintu ukweze bwawe nawe wajya ngo n'ubwimbofu none igihugu cyawe mwese ukweze kandi wajya ngo n'ubwimbofu igihugu cyakirwa kimwe amatabi yarahite kwa wikatse ngo wa muhungu kwa runaka kwa renguyirirwa mutabi hariya narakubujije n'undi munsi Naza kambata kuri ampaye. Namba honde muri. Yazamwiyici. Ampaye ngo rero komeza. Mana wambabane basiko kwisabiye iki. None babare nabo bazi. Nusiko bapfuye ndajya kubasanga. Wabasanze yo. Nase ndajya kubasanga mu butaka kuko wambabane. Ibana buri yumbwiye ngo ejo hazaza kandi n'ubundi ndahari kugenda. Ejo hazaza sazaba hajya ibana ntekerezaho ibindi bikaza nyuma vye. Nukuri kw'Imana nakubwiye mu nteri sase. Sonyera kuvuga iryo jambo. Nacecetse. Kandi sonyera kuvuga ngo pye. Uri cyawe no kuza gusa mukaza mukarya imiceri mukarya iki muramuka mwe ikinde ndaho nka inyuguti ziga de twa uzifure kandi ukeshe uhite urambure mwa hagati ukakure neza haki rufika kandi tutange yose kuza ndagira kavumbi na kamwe nsanga sasa wote narakubwira ngo uramwana tumwiruka barashakanye waracatse naje hano bitunguranye je nakubwiye ati kwiruka uriya mwana warabyanze ko wabyanze wakoze iki ko nakubwira ngo tumwirukane ukabyanga wakoze iki je ndashaka televiziyo yanjye nta bindi shaka ndashaka televiziyo yanjye ntabwo uzahamaze weraga amaze icyo utakaje yewe makuru ubu mfite hariya hirya ku isantere bambwiye ko asigayemo n'urumogi ibyo bintu harubizi asigayemo urumogi umwana wanjye ntibyari